Agasaro kaburaga. Nababwira ngo mu ngingo nkuru mu Rwanda imibare igaragaza ko urubyiruko rwinshi arirwo rukoresha ibiyobyabwenge. Inzego zitandukanye zirasaba urubyiruko kubyirinda kuko uwabikoresheje kumuvuza bihenda igihugu n'ubuzima bwe bukangirika. Inkuru irambuye yateguwe n'umunyamakuru wa radio Agasaro kaburaga i Kigali Thierry Vendayishimiye. Ibitigiri byagaragajwe n'inzego z'ubuzima mu Rwanda mu mwaka uheze w'2024 byerekana ko mu gwaruka hari ibimenyetso bigaragaza ko ubuzima bwabo bwo mu mutwe bubangamiwe, aho hafi 25% by'ugwaruka banywa ibiyobyabwenge. Aha kandi ubushakashatsi bwerekana ko 52% biyemerera ko basomaho ku kiyobyabwenge icyari cyo cyose nibura rimwe mu kwezi. Aha kandi ibiyobyabwenge bikunze gukoreshwa n'ugwaruka bakavuga ko biri mu bisindisha itabi, urumogi n'ibindi banywa bikabagiraho ingaruka zikomeye. Iryo tabi nararinyweye n'akamogi wasoma cyane ariko nayivuye. Uyo numwe mu bigeze gukoresha ibiyobyabwenge kuri mikro ya radio Agasaro kaburaga, nkuko abihuriza ko nabandi bagenzi biwe bagenda babona urundi gwaruka harukoresha ibiyobyabwenge. Bemeza ko gwaruka rwinshi rukoresha ibiyayura mutwe mu ntumbero yo gushaka gutinyuka gukora ibyo batinya, abandi bakagendera mu kigare ca bagenzi babo batitaye ku ngaruka mbi bishobora kubatera. Hari umuntu runywa tewe nuko ari mu bibazo wenda iyo runyweye kumva byakemuka, hari n'undi runywa kugira ngo nyine tuyumve ko ari adanje, yumve ko ari ni cyane. Iyo narunywaga nyine naratinyukaga, mva nyine nabasha kugira ibyo mvuga bikumvikana, kandi buriya biba bigushuka. Nagiraga nk'igikundi cy'abasore bajyaga nko gutereta rukamfasha gutinya nko kuvugisha umukobwa. Ku bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge rero urubyiruko benshi rwinshi rurabinywa, ariko ngewe nabashishikariza kubireka kuko si byiza, ntabwo ari byiza, birangiza, byangiza ubwonko, byangiza umubiri. Wenda yareka kubinywa ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose n'ubundi akibera umuntu usanzwe ntacyo bitwaye, kunywa igikoma n'amazi ntacyo bitwaye. Umwe mu bigeze kunywa ku biyobyabwenge birimwo urumogi twaganiriye avuga ko ataciza yabisanzemwo, aho yaje kwigira inama yo kubireka. Yemeza ko ibyo bakoresha ibiyobyabwenge bibwira ko bishobora kubageza ko bibesha, kandi ko bishoboka no kubireka batarinze kuba imbata yabyo. Oya bira bintu ntaho byakugeza nta naho byagukura, ahubwo ni ibikukosoma amafaranga yawe gusa. Nimenza gusanga rwangiza nyine atari na rwiza nduva. Byagufasha igihe kingana cyo kugira ngo uve? Oya nta gihe kirekire. Ega bira bintu ni by'umuntu yishiramo. Iyo ushatse ubyikuramo pe, niyo rero mu murendiruka. Uyu mubyeyi twaganiriye avuga ko bibabaje kubugwaruka gwishora mu bikorwa bibi byo kunywa ibiyobyabwenge, kandi arizo mbaraga z'igihugu muri rusangi. Asaba ugwaruka kwirinda kuko ruba ruri kuroha ubuzima bwabo mu kaga. Nko mu mashuri bakagenda bashyiraho campaign n'amaklabu, abana bakabumvisha ko ibiyobyabwenge ari bibi, byica ubuzima, bikamwicira viziyo. Urubyiruko nabo twabashishikariza kutanywa ibiyobyabwenge, yego, kuko nibo bayobozi b'ejo hazaza. Tubatezeho byinshi kuko nibo mbaraga z'igihugu. Mu gihe mu Rwanda hatangujwe ubukangurambaga bwo kwirinda no gukumira ibiyobyabwenge buzomara iminsi 10, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Fred Mufuruke avuga ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rikomeje kongerekana, akanasaba ababyeyi n'imiryango gufasha no kuba hafi na cane ababa baraciye mu bigo ngororamuco. Nacyo twabonye nabahabwa kato bitewe n'ibyo baba barakoze, hatabayeho imbaraga zo kwigisha ababyeyi ndetse no kumenya yuko n'ababyeyi bafite iyo myumvire. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga asaba ugwaruka kwirinda ibiyobyabwenge kuko ngo no kuvura uwabikoresheje biba bizimbye cyane, igihugu kikahahombera ndetse n'imiryango yabo. Kuvura umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge birahenda kuko n'urugendo rurerure rusaba byinshi, ruvuna umuryango, ruvuna leta, ruvuna n'abandi. Ariko nanone ni n'imbaraga z'igihugu ziba zangiritse ko cyane cyane abikoresha n'urubyiruko. Bivuze ko hari abantu benshi baba bangiritse kuko icyo gihe acika intege, ntabagitanga umusaruro neza, aba umuzigo ku muryango we n'igihugu, bityo bigatuma usanga muri uko kwiba cyangwa kutiyakira neza
abo yakiramo ni babandi n'ubundi bakora ibyaha. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko ingaruka mbi ku banywa ibiyobyabwenge ari nyinshi, bityo hakenewe ubukangurambaga bwimbitse mu kubigwanya. Dr. Darius Gashema ashinzwe indwara zo mu mutwe muri Minisiteri y'ubuzima, uku niko abisigura. Turimo arabafasha no kugira ngo habe kwirinda, icyo nacyo akaba ari ikintu gikomeye ko dutinda tukibutsa umuryango ko ugomba gufasha abantu bari mu nzira yo kugaruka, kubashyigikira bagafasha. Muri iyi campaign hazaba ibikorwa byinshi, harimo ibizaganirirwaho maradiyo, aho bazajya mu mashuri, cyane cyane muri district. Raporo y'urwego rw'ubucamanza yo mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 igaragaza ko ibyaha byo gukora ibikorwa bigendanye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo byageze mu bucamanza zari 5413. Naho urwego rw'ubuzima mu Rwanda rusaba urubyiruko n'abandi bose kuwiyumvamo ikibazo cyo mu mutwe yoje aregera inzego z'ubuzima zimwegereye, kuko umuntu yaganirijwe ibibazo byo mu mutwe bihita bikira, haba kuba bitewe n'ibiyobyabwenge yafashe canke ibindi bibazo bimutera kwishora mu biyobyabwenge. Thierry Ndayishimiye, Agasaro Kaburaga, i Kigali.